Kuri uyu wa mbere muri iki gitondo nibwo umuhanzi Yampano ndetse n'uwo bita K-John Wakabi na Pazzoman bafungiye kuri polisi ya Kanombe. Bivugwa ko abo basore K-John na Pazzoman aribo bashyize amafoto cyangwa se amavideo ya Yampano agaragaza ari mu bikorwa biteye isoni. Ariko rero nanone Yampano byamuviremo ingaruka y'uko kontara yari afite mu gitaramo azajya gukora mu gihugu cy'Ubufaransa yahagaze. Bumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Yampano hari byinshi yagiye yisabira abanyarwanda, ariko nanone bikamera nk'aho ari kujugunya inyuma ya Huye, kuko bimaze kugaragara ko Yampano agenda akora ibikorwa byinshi cyane abantu bitabashimisha cyangwa se bitabanyura. Yampano ni umuhanzi wari umaze kuzamuka yubatse izina hano mu gihugu cy'u Rwanda, bigaragarira mu bikorwa bye, indirimbo ze ndetse n'ibindi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ukuntu abantu bamwishimiraga. Yampano ibye biraza kuherera he? Wabyibaza nanjye nkabyibaza.